umusore uri gutereta umukobwa akoresha uko ashoboye akagushimisha akagera gute, ariko niba umuntu atabasha no kubikora mutari mwabana, ubwo nyine niba uhisemo yuko munabana umenye yuko nta na rimwe rwose uwo muntu azagukeyaringa. Umuntu mwahuye mukuze ntabwo bibaho ko umuhindura, ahubwo ikintu kibaho no kwihanganira imico y'uwo muntu, kubera yuko nyine iyo musenga ibintu byose birashoboka. Nubwo wenda ntabwo ushobora guhindura umuntu totaloma, ariko nibuze iyo usenga ari ibikemuka. Hello friend and family, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Niba uri mushya wibuke gukora subscribe, kandi nawe niba usanzwe wibuke gukora share, usige comment, uduhe like, kandi mu by'ukuri rwose ndabashimiye mbikuye ku mutima uburyo mukomeje kutwereka yuko turi kumwe, uburyo mudushyigikira, ni ukuri biratwubaka cyane. Sorry, ni ukuri biratwubaka kandi ni ukuri Imana ibahe imigisha. Rero nifuje ko uyu munsi tuganira, hari abantu bagiye bakomeza kumbaza ngo ese ni ukubera iki ngo uhora uganira ku bamama, ngo ni kubera iki uhora uganira ku miryango gusa, ngo twebwe nk'urubyiruko ntugire utuntu turebera, ntugire utuntu tubwira. Hari ibibazo byinshi bagiye bambaza, so rero uyu munsi nahisemo kuvuga kuri bike. Hari abana b'abakobwa bagiye bambaza ese ni gute wabona ni gute wamenya umuntu ko umusore mukundana cyangwa se inshuti yawe igukunda by'ukuri itakubeshya, uri kumva, ni gute wabona yuko umuntu muri kumwe nyine ari serious. So rero hari ibintu bimwe natwe wenda tuzi muri rusange, ariko umuntu ugukunda by'ukuri nyine uramubona. Ati gute rero? Hari ukuntu uba ukundana n'umusore wenda uzi ngo nyine muri mu rukundo wowe nawe, kandi uwo muntu wenda kuryarya, kizabikwereka uzasanga ari wa muntu ushobora guhamagara nk'inshuro 3 kuri telefone akabibona, naho abiboneye ntaze kuza kuguhamagara akakwihorera. Nyuma yuko wamuhamagaye ukaza kuba ari wowe wongera no kumuha SMS mubaza se uri amahoro, umeze ute, ko nakubuze, wenda nka nyuma aho yumviye ashakiye aboneye akaza kubona kwerekeza akakubwira ati wenda wamuhamagaye ndi mu kazi. Kandi mu by'ukuri rero niba wahamagara umuntu wenda nka 2 za mu gitondo, umunsi wose akawiriza yakwihoreye, akaza kuguhamagara 12 z'umugoroba akubwira ko yabibonye ariko yarari bize yaragize gute, uwo muntu ntago aba agukunda pe by'ukuri. Ikindi, hari ikintu nyine abasore bagira yo kwifata akakumvisha uburyo umunsi we wose yawupanze, ariko muri gahunda zose yapanze ntagupange muri uwo munsi ko ari buguhe umwanya. Wenda abantu si bahura buri munsi, ariko nibura baravugana. Umuntu ntabe yapanze kukuvugisha muri gahunda ze zose afite, ntabe yigeze agupangamo. Kandi mu by'ukuri murabizi neza iyo ukunda umuntu urigomwa, ukoresha uko ushoboye. Akazi kose waba ufite uko kangana, birashoboka ko ushobora gufata telefone yawe niba ari 3 ukamubaza uko yaramutse, ukamubaza uko yiriwe, and then uwo muntu wawe ugahita umubwira rero mfite akazi kenshi uyu munsi, ndaza kuba ndi bize, turi buze kuvugana isaha iyi n'iyi, cyangwa se turi bubonane isaha iyi n'iyi, uze kwihangana. Ibyo ngibyo nyine umuntu ahita abyumva yuko uwo muntu ari bize atabonetse, ariko nibura yanatekereje yuko ushobora kuza kugira ikibazo hagati, akabanza kukubwira uko gahunda z'umunsi we zimeze, n'iyo minota 2 akayigoye mukavugana nibuze akamenya uko waramutse. Icyo ni icya kabiri. Ikindi kintu kizakwereka yuko umuntu atagukunda by'ukuri, uzasanga uwo muntu buri gihe ni wowe muntu utanga SMS ya mbere. Niba ari mu gitondo ni wowe utanga morning, kubw'amahirwe akagusubiza cyangwa ntagusubize. Niba ari nijoro, ugasanga wa muntu niba utafashe umwanya wawe ngo umubwire umwifurize ijoro ryiza cyangwa umusezere, ugasanga umuntu ntashobora kuza kubanza kugusezera. Niba utabashije kubikora, ubwo nyine ukarara nta SMS iyo ubonye, cyangwa adashobora no kuguhamagara kandi utamuhamagaye. Icyo kintu nacyo ushobora kwereka ko umuntu atagukunda cyangwa atari serious. Ikindi kintu, hari nk'ukuntu umuntu muba muri inshuti ariko akaba asa naho atari proud yawe, sibyo? Kuko niba umuntu ari proud yawe, uwo muntu
mushobora gutemberana ahantu aho ariho hose mukaba muri kumwe akumva nta kibazo, niba ari mu nshuti ze muri kumwe ntatinye kuguperezanta, uri kumva ntabwo aguhisha nyine ngo aguhishahishe abantu, aguhishe nk'aho uri ikintu kitemewe muri make. Uwo muntu nawe ntabwo aba agukunda, umuntu ugwishahisha kandi uraguha fagiti zidafatika, akubwira rero ahantu tugiye si ngombwa ko abantu bamenya ibyacu, haracyari kare, ntabwo numva nshaka ko abantu babimenya, ugasanga n'abavandimwe be ntashaka ko bakumenya, nawe ntushaka ko kandi ntashaka ko nawe unabamenya, uri kumva, akakomeza kuguhishahisha ku buryo niba ari wa muntu ushaka kuguhemukira cyangwa se mwagirana n'ikibazo cyagira n'ikintu kiba paragisida, ugasanga ni wa muntu utazamenya n'aho ubariza bitewe n'ikintu ntashaka yuko unamenya n'iwabo, ntashaka ko hari n'umuntu w'iwabo ukumenya, uwo muntu ntabwo aba agukunda kandi aba afite parapara kuko impamvu nyine aguhisha abandi sana abaperezida ko ari sheri wawe nyine bishoboke ko afite n'abandi bantu, uko akubeshya ari nako aba agenda abeshya n'abandi nyine, akaba ariyo mpamvu uvuga se nimwereke inshuti zanjye ejo bakambona ndi kumwe n'undi naramuperezanse bazamfata gute, bigatuma rero agomba kuguhishahisha. Ni utuntu twinshi ariko kuko mba ntifuza kubarambira nyine ngenda nyuramo gake gake, niyo mpamvu nzagenda mbaho bike ubutaha nongera mbaho ibindi. So ibyo rero byari ibintu bimwe mu bishobora kukwereka yuko umuntu atagukunda. Hari n'undi muntu wari wambajije ngo none se wahitamo gute cyangwa se wagendera ku biki kureba umuntu muzabana, ku musore muzabana uri nk'umukobwa wahitamyemo umuntu umeze gute, wareba kuki wagendera kuki? Rero nabyo ni byinshi ariko bimwe muri byo uzabanze mbere yo kujya ubane n'umuntu ugomba kubanza kumwiga neza ukamumenya, ugomba kumuha igihe gihagije cyo kumenyana nawe. Umuntu niba ari sheri wawe mukundana wenda muri no gutegura kubana ugasanga ni wa muntu udashaka kukubwiza ukuri na rimwe, uwo muntu ntashobora guhinduka kuko mu bintu bibaho ubundi umusore uri gutereta umukobwa akoresha uko ashoboye akagushimisha akagera gute, ariko niba umuntu atabasha no kubikora mutari mwabana, ubwo nyine niba uhisemo yuko munabana umenye yuko nta na rimwe rwose uwo muntu azagukeyaringa, mu gihe ubona ko ari keyaresi mutarabana ukiyemeza kubana nawe ubizi, ubwo nyine uba wahisemo cyangwa se wiyemeje yuko nyine ubwo ari uko nguko muzabana wowe n'uwo muntu ukamutwara gutyo. Ikindi kintu uba ugomba kureba nyine n'umuntu nibuze wiyubaha. Hari abasore hanze aha ngaha biyandagaza pe, ugasanga umuntu muri karitsiye aho atuye yaciye ibintu, ugasanga ni wa muntu niba mwasohokanye aragenda agashwandira abantu aho mwagiye, ubakiriye mugasiga baserereye, uwo muhuriye aho hantu mugasiga baserereye, ugasanga niba hari ikitagenze neza niba umuntu udashobora kwikaruma mu bantu ngo yihagarareho yere gutuma abantu babacishamo ijisho, mbese wa muntu utagira ikintu atinya, nawe buriya no kubana nawe nyine ni uko nguko biba bizagenda. Ubwo aho muzatura, aho muzaturana, abo muzagira gute, abazagenda iwawe ujye uba ubizi yuko uwo muntu nyine wawe ari uko azajya agusebya buri munsi bitewe n'uko ari wa muntu utari siriyasi, ntabwo abasha nyine kwiyumanganya cyangwa se ngo anihangane, ugasanga ni wa muntu musohoka wenda niba abasha kunywa n'inzoga ni urugero, ugasanga ntashobora kuva mu kabari adashwanye atagize gute adatonganye, ugasanga uko anyweye amahane arakura, uwo muntu niwiyemeza kubana nawe nyine uzaba uzi yuko nazageza yashyizemo icupa rimwe muzajya murara gutya ari imiguruko gusa. Umva mugiye rero ari utuntu tumwe na tumwe. Ikindi buriya ureba n'umuntu ukubaha, umuntu buriya ukubaha cyangwa se n'umuntu ugukunda by'ukuri uba ubireba, iyo ugiye guhitamo uhitamo urebye nibuze wa muntu ugukunda bya nyabyo, umuntu ugukunda bya nyabyo arakubaha kandi umuntu ukubaha nyine aranakubahisha no mu bandi, urumva ukareba wa muntu. None se tujye tuganira nk'abantu bakuru, niba ufite umuntu wo muri fiyansaye mukajya nko kuri dine wenda mugiye gusangira, wenda muri kumwe n'abashuti banyu, uri kumva wagira ikosa ukora
wagira nk'agakosa gatoya cyane ukora munari kumwe n'abo bantu wenda cyangwa se hari n'akantu akubonye katagenda neza, ugahita usanga ahise akubwirira iryo kosa ryawe aho ngaho siri pasi imbere y'abo bantu, akagushitinga akakubwira nabi akagutokinga mu bantu. Uwo muntu nyine uba uzi yuko niba uzaba uri n'umugore nimuzagira ko mupfa muri Nyabugogo muzahita muguruka, niba muri mu rusengero uzamenye ko muzahita muguruka. Uwo nguwo nawe uba ugomba kumwitondera, cyangwa se wakumva ari ibintu uzihanganira it's okay, ariko cyane cyane buriya mwa bantu mwe guhindura umuntu mukuru byo ntibibaho, umuntu mwahuye mukuze ntabwo bibaho ko umuhindura, ahubwo ikintu kibaho no kwihanganira imico y'uwo muntu ukayakira ukumva ko rero uzabasha kumanaginga. Ni byiza rero kubanza kureba ese imico y'uyu muntu nzayihanganira, kuko guhinduka ko inshuti zanjye ntabwo mbikwijeje ko wafata umuntu mubanye afite imyaka 30, 30 n'ingahe nawe uri mukuru ngo uvuge ngo niba yagendaga kuva yagera nk'imyaka 25 ajya mu kabari akararayo agataha mu gitondo, ngo uvuge ngo ngewe ngo uyu muntu ngiye kumwipevera tugiye kubana ntitaye ko ajya mu kabari akazaza ejo nitujya mu rugo nzamuhindura. Aho naba nkushutse pe, biragoye pe, biragoye ko wafata uwo muntu nyine wowe ukamuhindura ibyo bintu bimazemo igihe kinini, usibye imbaraga z'amasengesho, ariko sinzi uwo muntu yuko wapfa kumufata ukamuhindura uko ubonye. Rero ni byiza yuko mbere yo gufata umwanzuro wo kubana n'umuntu ubanza kuvuga ngo ese uyu muntu iyi mico yiwe nzabasha kuyihanganira. Ni ukuri bisaba yuko wumva ibyo bintu ari ibintu uzihanganira, kubera yuko kuvuga yuko uzahindura umuntu ubwo ntabwo biba bishobotse, ntabwo biba bishobotse rwose yuko uzafata umuntu wikundira kwigendera ijoro akaza mu gitondo ngo umubwire ngo saa moya azaba ari mu rugo, ntabwo byapfa kukorohera. Niyo mpamvu rero mu guhitamo cyangwa se mu gushishoza tuba tugomba kureba abo bantu. Ikindi kintu nyine niba uri guhitamo umugabo mugiye kubana guys, rega buriya nta muntu wubaka ngo asenye, nta n'umuntu uhitamo gukora ubukwe cyangwa se gushinga urugo avuga ngo ejo nzasenya cyangwa ejo bundi. Niyo mpamvu rero uba ugomba kugira gutya ugahitamo uhisemo kandi ugahitamo neza, ugahitamo umuntu uvuga ati uyu muntu uko ameze kose defo ze zose nzazihanganira, kandi nyine ntitugahore tureba kuri kote mbi y'umuntu, ntugahore ureba amakosa y'umuntu kuruta uko ureba n'ibyiza akora. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitonda ugahitamo uhisemo, kubera ko nyine aba ari umuntu mugiye kubana ubuzima bwawe bwose. So rero uzanarebe buriya uvuga umuntu niba mumaranye igihe runaka uba wamaze kumureba, niba rero uri guhitamo uzanahitemo umukozi yego nibyo wabyumvise neza, niba unahitamo uzahitamo umugabo ukunda gukora, ugira courage, ukunda gushakisha. Hari abantu benshi abakobwa benshi bakunda kuvuga njyewe nkeneye umugabo ufite inzu, ufite imodoka, ufite amafaranga, ufite iki, ariko nta kintu nkwijeje inshuti yanjye, iyo ushaka nyine umuntu ufite imodoka, nushaka umugabo ufite imodoka nawe ugomba kuba ufite iyo modoka nyine muzahuriraho muzaba mwaparitse, kuko ntazahurira nawe uri kugenda n'amaguru. Mujye muharanira no kwigira nyine munakore, mureke kwicara mwumva ko muzajya mu zuzuye. Kandi buriya kugira ngo ushake umuntu mubane ibintu byose yarabigezeho, niba ari amazu yarayubatse, niba ari mbese ibyo turebesha amaso twebwe twita yuko bigaragaza umuntu ko uyifite cyangwa afite amafaranga, ibyo byose urebaho ukontaho, ubundi ntabwo ari byiza kuko uhura n'uwo muntu wabirangije. Ahubwo ibintu biryoha cyane ni uguhura n'umuntu afite ubushobozi buke bumubeshaho, ukamufasha agakora nawe ugakora, mugahuriza hamwe, noneho mukazagera kuri bya bindi byose wumva ushaka mubifatanyije. Biriya nibyo byiza kuruta kumva yuko uzicara ugategereza umuntu uje nyine uzicara ugategereza umuntu muzahura ari uko bya bindi byose mukeneye ngo muzahura ari uko abifite. Nta kintu nkwijeje,
nibyo navugaga yuko nyine ugomba no kureba umuntu w'umukozi, umuntu uzi gushakisha, niyo mwahura nta kintu afite ariko azi gukora, ufite ubwonko bwagutse, azi gushakisha ahantu hose kandi udasesagura, uwo muntu atari wa wundi ukora ngo hari n'abasore akorera amafaranga yaba yahembwe akazasubira mu kazi ari uko yamaze yaya mafaranga, akazasubira mu kazi ariko yamaze ya mafaranga nyine yakoreye. Rero ni byiza yuko mu gihe uri guhitamo umuntu wo kubana nawe ubanza ukitonda nyine ukamwiga, ntuhubuke ngo uhure n'umusore uyu munsi ngo ejo mupange kubana, muhe igihe nawe aguhe igihe cyo kwigana, umwige neza urebe yuko uwo musore wawe imico yiwe n'imyitwarire yiwe uzayibasha. Nureba ugasanga uwo muntu ibintu byose arabyujuje, kandi guys mujye mureba n'abasore basenga, buriya umuntu usenga nawe agira ukuntu atandukanye cyane cyane n'umuntu udasenga. Umuntu usenga ubaha Imana hari ibintu atakora, ariko wa muntu nyine utazi n'aho umuryango w'urusengero uba nawe aba agoye, kuko buriya n'urugo no kubaka no kugira gute umuntu abifashwamo n'Imana. Rero niyo mpamvu uba ugomba no kuvuga ngo uyu muntu wanjye se ntabwo azambangamira ngo ambuze no kwigira gusenga, nabyo ukabirebaho, kubera yuko nyine iyo musenga ibintu byose birashoboka. Nubwo wenda ntabwo ushobora guhindura umuntu totaloma, ariko nibuze iyo usenga hari ibikemuka, iyo usenga hari ibihinduka, iyo usenga hari ibiremeka. Hanyuma rero nuko kwihangana no kugira ngo tukabasha kubaka ugakora n'umuryango muzima. Rero nshuti zanjye, bakunzi banjye, ibiganiro nabateguriye ni aha ngaha ngisoreje. Ibiganiro byacu nakagaruka, ntimwibagirwe gukora subscribe ku bashyashya, ni Rwibutso wanyu. Ciao ciao.